Abagabo baba bafite inkota zityaye bari bahagaze ku bikuta ndetse bari na benshi cyane. Inkota nakomeje kuzitegereza mbona umwana yintunze, akiyintunga urumuri rwayo rwarankubise nikubita hasi. Iki ni igice cya 21 uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Ubu ni ubuhamya bwa Izere Cedric. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel kanda subscribe, like, share na comment. Ibyo ni inkunga kuri twe. Niba ari n'ubwa kabiri kanda like. Noneho twikomeze n'ubu buhamya. Mbaye ikaze hano kuri Sharif TV. Reka dukomezanye n'ubu buhamya. Nagaruye ubwenge numva intoki zimeze nk'iz'abagore zimfashe mu matuza. Numva ziri kunkandakanda izindi zikamfata ku nda. Ibirenge byanjye byari bikonje kandi nari meze nk'aho ndyamye. Numvaga abantu bankandakanda cyane. Numvaga bari no kumbabaza ariko nkibaza impamvu bari kubikora bikanshanga. Ako kanya nafunguye amaso yanjye ndebye nsanga ni abagore bamwe b'abaforomokazi ndetse n'abaganga. Abaganga rwose narabitegereje barambwira ati Cedric umeze ute? Ndababwira ati meze neza. Barambwira ati wari uri mu bapfuye, wari uri mu bavuye mu buzima, ariko kuba ugarutse garukana umurava. Narumiwe cyane, numvise ko kuba nari ndyamyeho gatoya atari byo bintu bankabiriza gutyo. Numvise abaganga bari kubikabiriza ati ngo twakubaza nk'uwapfuye, ariko Cedric twakubaza nk'uwapfuye. Ako kanya rwose abandi bose barasohotse haza umuganga wo kumbaza ibibazo. Umuganga yarambajije ati Cedric uri kwiyumva ute? Ndamubwira ati ndi kwiyumva neza. Arambwira ati bishoboka bite ko baba bari kumbwira ko ugiye no gupfa? Ndamubwira ati rwose njye ndi kwiyumva neza nta n'ikibazo mfite. Numvaga mfite imbaraga nyinshi ntazi ngo zavuye. Numvaga mfite imbaraga nyinshi ntari kumenya ubwoko bwazo. Nese ntekereza ko ndi kumwe n'amadayimoni, amadayimoni nayo yanyinjiyemo kugira ngo mbashe kurwana urugamba. Nabwiye muganga ati njye nta kibazo mfite. Muganga arambwira ati ese wabasha kweguka? Nanjye ndeguka ndamubwira ati rwose nta kibazo mfite. Muganga arambwira ati washobora no kugenda? Twa tubazo tw'abaganga bakunze kubaza abarwayi. Ndamubwira ati rwose nashobora no kugenda. Ndahaguruka ku gitanda nari ryamyeho ntera nk'intambwe 3. Ndamubwira ati nta kibazo mfite. Muganga arambwira ati none se usanzwe ukora siporo? Ndamubwira ati ntabwo nkora siporo ariko iyo ngerageje gukora nk'amapompaje cyangwa se ibyo bita push up njya nkora nka push up 30. Muganga arambwira ati ese wanterera 5? Ako kanya nagiye hasi nzi ngo ngiye kumukorera push up. Ntera iya mbere, iya kabiri, izindi zose nazibaze. Ariko nagiye kweguka nsanga muganga yarambiwe cyane. Arambaza ati ese Cedric waba uzi izo umaze gutera? Ndamubwira ati ntabwo nzizi. Arambwira ati ngo maze gutera push up 500. Numvishe bikanganye cyane. Numvishe ibyo bintu bidashoboka. Ntekereza uko ibyo bintu byumvikana nabyo birancanga. Numvaga mfite imbaraga nyinshi z'umurengera. Numvaga rwose nabaye ikibogare. Mbese numvaga ntasanzwe. Muganga yarandebye arumirwa. Arambwira ati burya abantu navuye ni benshi ariko wowe urantunguye. Izo mbaraga mfite zingana gutyo bigenze gute? Ndamubwira ati nanjye sinzi uko bigenze. Muganga kuko yari umuzungu yararebye aravuga ati buriya abanyafurika niko tumeze, nibwo tuteye, kubera ko batekereza ko abanyafurika akenshi tuba dutandukanye n'abazungu. Muganga yarambwiye ati ngiye kugusezerera utahe. Nkuko hano hose bigenda kwa muganga, baransezereye ndataha nigira mu rugo. Mu rugo mpageze byari ibindi bindi rwose. Mu rugo nasanzeyo papa, nsangayo mama ndetse nsangayo n'umugore wanjye ari kwita kuri mama. Mama we bwari bwaturubuye. Mama we yari afite agapopi. Yari afite agapopi yita Cedric ndetse akabwira ibintu byose. Ako gapopi yarakabwiraga cyane. Cedric ndagukunda, Cedric ntuzantenguhe, Cedric nkwizeriramo.
uko yakomeza kubwira ako gapupi nkumva njyewe umutima uranshengutse, nkumva ntashobora no kubivuga, nkumva ntamubwira ukuntu ari njye wabikoze, uko ameze nkumva ntabona uburyo mbisobanura. Agahinda kakomeje kunyica ariko nta kundi nabigenza, ariko nari nafashe umwanzuro wo guhita mvuga ati ikintu bansaba cyose nzagikora. Niko nagiye kuri rwa rupangu n'ubundi nari ngiye gutandukanyamo wa mugore n'umugabo. Abakobwa bari basezeranye bakiri bato, bari bubaha Imana cyane, ariko ikuzimu ntabwo twavugaga Imana, twavugaga wa mugabo wo hejuru. Bari bubaha wa mugabo wo hejuru cyane. Yari urugo rukirimo abantu batoya bagisenga ndetse babashyingiwe vuba, ariko nari mfite gahunda yo kubagusha, kubateranya. Dayimoni n'amakimbirane we twari turi kumwe. Nasubiye kuri rwa rupangu kubera ko nzi ko ntabashobora kuhinjira. Mwa bantu mwe, burya niba mujya munashaka cyangwa mukagira ingo, mujye muzisengera kuko nta dayimoni ryahinjira, nta mashitani yahinjira ndetse nta n'ikindi kintu cyahinjira. Mujye muzisengera pe. Aho hantu hari hananiye kwinjira, ariko narakomanze ndababwira ati baze bankingurire. Barambwiye ninjire ariko ndanga, baza kundeba ku irembo. Ndababwira ati mwarantabariye ubuzima, nari nje kubashimira. Barambwira ati rwose urakoze kuba wari wibutse no kudushimira, ariko twagusanze waguye muri pasiparumu yacu. Wari waguye muri pasiparumu yacu mu buryo bugoye cyane. Yambwiye ukuntu nari imeze numva biranshanze, ariko numvaga mfite imbaraga nyinshi. Dayimoni w'amakimbirane nahise mushyira mu mugore, nimujya gusohoka buriya iwanyu mujye mubanza musenge, mwiragize Imana. We yasohotse hubuhubu araramiye ko agiye kundeba, ntiyasenga, birangira dayimoni w'amakimbirane amwinjiyemo. Yamwinjiyemo atangira kumutunganisha kuri telefone, afata telefone ahamagara umugabo we aramutuka. Yamututse nanjye mpibereye, amutuka kugira ngo baze gushwana. Nanjye ndabikunda cyane kuko nari kubona ibyanzanye byo ngiye kubigeraho. Ako kanya umugabo we nawe yahise aza ahantu yari ari, aravuga ati madamu wabaye iki? Umugabo we yaraje nawe yarakaye cyane, afata umugore aramubwira ati tujye mu nzu. Umugore aranga kuko nanjye nari ndi kwanga kajyayo, kuko iyo yaza kwinjira mu nzu dayimoni w'amakimbirane nawe yari gusigara hanze, nta muntu wari kwinjira mu nzu yabo. Nanjye nubwo nari mfite imbaraga zose byananiye kwinjira mu nzu wabo. Urugo rwabo rwari rusengeye, rwari rufite abagabo b'umweru barurinda. Aho bagabo sinari namenye ngo ni abaki, gusa bafite inkota zityaye cyane, nari nabitegereje. Batangiye gutunganira ku muhanda, abazungu bo gutya bumva ngo twe twashungeye, bo bazanaga kamera, bo bari kwikamerera story, ibintu barapostinga, barabakamiye ako kavideo bari gutukana. Barangije nari nzi ibyo maze gukora, mbona ko urwo rugo rugiye kwakamo umuriro, ndigendera. No gutaha mu rugo rwose naje nishimye, nzi ko ibintu byose byagenze neza. Numvaga umutima wanjye unyuzwe, numvaga mama wanjye agiye gusubirana ubuzima. Ariko nkigera mu nzu, mu cyumba cyanjye numvishe umuntu uri kurira. Yari ari kurira cyane. Ese Cedric ninde wari uri kurira mu cyumba cye? Ko yari abanye neza n'amadayimoni, ni iki cyabaye? Ese ninde wari uri kurira mu cyumba cye? Aha njye ndumiwe, uyu muntu uri kurira ninde? Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya 22 kizaba cyageze kuri Sharif TV ejo. Ujye uhita ukimanuka ukirebe mu ba mbere. Niba utarakanda subscribe yikande, ujye ubona ibyo twaprodinze mu ba mbere. Ndabashimiye mwe mwese twabanye muri buno buhamya. Reka tuzagurira mu gice cya 22 cy'ubu buhamya, uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga mu buzima bw'ububabaro n'agahinda. Ese ninde wari uri kurira?